Twongeye kubasuhuza mwe mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi hano kuri The Brown 250 tugarukanye n'inkuru ibabaje, n'inkuru yakuye imitima abantu, n'imitima yashenjaguritse kubera umusore wamaze kuba yakwica mama we wari ufite imyaka 67 ndetse umusore akaba yari afite imyaka 20. Umusore yamujijije iki? Nibyoje kuba nakubwira. Ese byagenze bite? Ngwaye ikaze rero wowe tugiye kubana mwaya makuru. Njye wumva nitwa The Brown, nimba ari bwo bwa mbere wajya hano kuri iyi channel tugusaba gukora subscribe ubundi ugakanda ku nzogera. Nanone kandi usanzwe hano tugusaba gufata umwanya wa mukeya cyangwa se mutoya ukabana natwe ubundi tukakubwira inkuru ukuntu yagenze akantu ku kandi. Ngwaye ikaze rero buri mwe wese wamaze kuba yashika hano ku YouTube channel. So rero iyi nkuru ni inkuru yabereye mu karere ka Bugesera, aho umusore rwose yamaze kuba yakivugana mama umubyara mu nda amuziza imitungo. Ati rero ibyo bintu byagenze gute, ubundi byatangiye bite? Rero ukuntu byatangiye, twavuganye n'abantu bari baraho hafi, bamwe mu baturanyi, dore ko bitigeze bikunda ko twavugana n'abantu bavuka muri uyu muryango kubera amarira n'agahinda by'ukuntu uyu musore yishe nabi rwose uyu mukecuru amuziza iyi mitungo. Batubwiye ko rero ukuntu byatangiye, ngo ubundi uyu mugore cyangwa se umukecuru ajya gushaka, yashatse umugabo, uwo mugabo babyarana umwana umwe ari we w'uyu nguyu. Bigeze inyuma uyu muhungu icyabaye nuko ise yamaze kuba yashaka uyu mugore, mu gihe uyu muhungu amaze kuvuka ise nawe agahita yitaba Imana. Uyu umugore n'ubundi wari warashatse akuze yarakomeje yirerera umwana we nk'ibisanzwe. Amaze kumukuza uyu mugore yaje kubengukwa n'undi mugabo, ndetse uwo mugabo araza abana n'uyu mugore iwe mu rugo. Rero barabanye babyaranye umwana umwe nanone w'umuhungu. Bigeze nyuma nanone uyu mugabo nawe arongera yitaba Imana, ubwo umugore asigarana abahungu 2 ariko akaba babereye mama we, ariko nanone bakaba badahuje se wabo. Ise akaba atari umwe, bakaba bafite ba se 2 kandi umwe akaba yaraje muri urwo rugo nta kintu azanye aturutse kwa se waroje kuba muri uru rugo abana na mama w'uyu muhungu. Uyu muhungu rero bita Niyonzima Patrick yarebye ko mama we agiye gupfa, kandi mama we bitewe n'umutima mwiza yabonye ku muhungu badahuje se, yari yaravuze ko atagomba gutwara ibintu bye byose n'uyu muhungu, nubwo badahuje se agomba kugira ikintu atwara ku mitungo yasizwe na papa w'uyu muhungu wa mbere bita Niyonzima Patrick. So rero nyuma y'uko abimubwiye gutya ko bagomba kugabana imitungo, kabone nubwo badahuje se kandi ise w'umuhungu wa mbere akaba ari we wayisize, uyu muhungu wa mbere w'imfura yahise arakara cyane, yabyumva nabi. Icyabaye rero nuko uyu muhungu w'imfura yahise yadukira mama we atangira kumukubita. Abonye ko abantu batabaye arahunga aragenda. Uyu muhungu rero amaze guhunga aragenda, ntabwo yahise agenda ngo ahereyo, ahubwo yahenze abantu bamaze kuva mu rugo iwabo, bagiye rwose bose ubona ko nta wundi muntu usigayeyo, ndetse na wa muhungu wa kabiri atari mu rugo. Ikintu rero uyu muhungu yakoze, yagiye aranywa bigeze aho arasinda, ibintu bitanemewe hano mu Rwanda. Amaze gusinda nibwo yaje akora amabara.
Ibi byose rero bikaba byabaye tariki 13 z'uku kwezi kwa munani muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ati wakomeza ukibaza ngo amabara umuhungu yakoze ni ayahe? Uyu muhungu rero nyuma yo gusinda yaje afata icyuma rwose gityaye agitera uyu mukecuru. Ni ibintu byababaje abantu ko umuntu ntabwo yaba ashaka imitungo bigere n'aho yica umubyeyi we muri ubu buryo. Wa muhungu yaje asanga undi muhungu yamaze kwica mama we, ndetse umukecuru byarangiye abantu barize amarira barihanagura biranga. Abantu baravuga bati ibi koko ni ibiki? Ni uruki rwateye mu bana, ni uruki rwateye mu rubyiruko rukomeje gukunda amafaranga. Rero polisi nk'ibisanzwe kubera ko iba iri hafi, yatabariye hafi uyu musore atabwa muri yombi. Amaze gutabwa muri yombi rero umuvugizi wa polisi ndetse n'abashinzwe iperereza bari bahageze, yaje gutangaza ko abantu banywa inzoga zikomeje gukoresha ibintu bimeze bitya, ikiruta washaka umuntu akakugira inama aho kugira ngo uhungire mu nzoga, kuko nta kindi zagufasha gutekereza usibye kugufasha kugambirira kugira nabi. Rero uyu musore w'imyaka 20 kuri ubu ngubu rwose akaba ari muri gereza, akomeje gukurikiranwaho icyaha cyo kwica mama we amuteye icyuma amuziza kubera ko yari afite igitekerezo cyo kugabanya abahungu be babiri nubwo batari bahuje ababyeyi. So rero ngira ngo inama nahereza buri muntu wese nyuma y'iyi nkuru, murabizi ko buri nkuru iba igomba kujyana n'inama. Ni ibintu bibabaje cyane kubona umuhungu ufite amaboko yagira ubwo kwica nyina kugira ngo yegukane imitungo y'iwabo yose. Rero nawe niba uri muri iyi myaka, niba rwose uri munsi y'imyaka, nanone icyo ugomba kumenya ko mu maboko yawe hari ibintu byinshi birimo. Niyo mpamvu utagomba kwanduza amaboko yawe ngo uri kwicana kubera ibintu bikugera naho ukora amahano ageze ahangaha. Ngewe rero nitwa The Brown, twakomeje kubara muri aya makuru. Ni inkuru ibabaje gusa nanone tuba tugomba kwigiraho. Tuzongere dusubire rero nawe utaha. Murabizi neza ko ibyacu ntibitinda, tuba duhari kugira ngo tubagezeho buri nkuru yose igiye hanze. Ngewe nk'uko nakomeze kubikubwira nitwa The Brown. Shimiye wakoze subscribe, shimiye n'ugiye gukora subscribe, ubu wakoze like, watanze comment, ni iby'agaciro.